Facebook friends into followers on your Facebook account. So ndakwakiriye nanone mukunzi wa Rugwe Media. Today ngiye kukwigisha uburyo wahinduramo abafriend bawe ba Facebook ukabahinduramo aba followers. So ujya ubona abantu benshi kuri Facebook accounts, they are having many followers but they don't have friends. So how you can make it on your profile? Gute wabikora abafriend bawe bagahita bahinduka aba followers kuri Facebook account yawe. Bino bituma ubasha kuba wagira unlimited friends kuri your profile. So kurikirana ino video yose uburyo ngiye kubikora nawe ubashe kuba wagira abo ba friends bari unlimited bitwa aba followers. Bino bikorwa kuri page y'umuntu ufite imyaka 18 kuzamura, bivuga ko mu gihe cyo kuyikreatinga uzashyira yuko ufite imyaka 18. Nk'uko ubona iyi profile yanjye ifite abafollower 189 igafollowinga abantu 49. So kanda kuri subscribe niba uri mushya kuri YouTube channel yacu kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu bindi biganiro byiza cyane tugutegurira bifite umwihariko tukugisha ibintu byinshi cyane byagufasha. So as you see, you may click on that 3 points, dukandaho ibibana kandi anditse turn off professional mode. So hano ngewe nari ndi on muri professional mode, nkuko ubona ngewe ndabanza ndikuremo kugira ngo mbashe kuba nakwereka neza uburyo nabitangiye. So watch the video till the end. Turning off the mode, kurikirana neza uburyo ngiye kongera ayitaninga on. Done as you look cyangwa se nk'uko ubibona usobanura. So remember to click on subscribe. Ciao, it's Rugwe Media.